gambo dutangiranye ati impamvu no mugabo ari kuguha inzoga kandi uziko muri kino gihugu barimo inzoga ntago zemewe mbega inzoga ni froda hivi kagira ibe byeri ibe suruduwiri ibe kanyanga zose leta ntago zemera aturiya mugabo nimba kugura inzoga ukanga kuyinywa arakeka kuri buze kujya kumurega kuri leta aravuga ati hari Babylon irajya kuneza leta ubwo yitangwe y'inzoga rero nutanywa inzoga barakwica kugira ngo utajya kubarega ni Steven Sega acuruza frodi na but I will stick to my faith. Umva uriya mugabo humure ntago ndibujye kumurega akacuruza inzoga muri iki gihugu ariko kwizera kwanye ndaza kukwizirikaho nimba nanywa inzoga ntago nywa inzoga meze nka Rocky ninkwambwira ngo inzoga ntago nywa inzoga sibyo buri uko waba urwana kose tekinike yose waba ukoresha ku isi nta tekinike kubita kurusha box ni tekinike mu nce ndwanye uje sindamona yakubiswe ninde Steven Sigo buretse uzumvira no mu bose nirwanye we tomanyira uyu w'imirwanire ye akoresha taekwondo Carlos Mbabari ruranyimva barabihorera n'abana bahaza ifiriti Sheri mfasha gutya ndabona no mugabo akubita uyu mugabo ni indwanyi atari kuvuga ngo ni bimwe bya filime mu buzima busanzwe uyu mugabo arakubita mu nceri cyane kuri tekinike nka za taekwondo judo cyane za taichi ntuzibagirwe arashaje ariko arakubita mwabikora kimwe mwese musohoke hano nsigarane mbishyura yiki ariko zikugira boss ngo umurinde akurusha ubusore ni nka za bodyguard zanjye bajya bazikubita n'ubundi bikarangira nirinze There's principles. niyo mpamvu akazi yo kari gukorwa n'abantu benshi ndabikunda cyane niho noneho ugakora neza atanga serivisi zenzi y'abandi ariyo mpamvu nyine mwicaye reka turebe no mushinwa mucuruzi ni icyo dufitiye mushinwa ararakara uno mugora muca amazi shawe uyu mushinwa mucuruzi mwana ararakara uyu ni mushinwa mucuruzi none ku cyambaye imipingo we could connect wireless with landline umva dushobora kuba twagarura tekinoloji kuba twakoresha wireless bagatuma naho nta minara ihari cyangwa minara bafite ukuntu bagiye bayihuza mikenya pani minara myinshi kiza cyane mushinwa mu bafite igitekerezo we turagukuramo amapingu igitekerezo cya Gora network ba president bombi bakavugana ejo cyahagarika intambara mushinwa zan tekinoloji yacu yose yapfuye kuri ibikoresho byabo byapfuye umugambanya ari hano yarifuza intambara yaratumwe umwana acomeka ibyuma bakomeza abagore we yari baramusuzugura bamwita ngo ni umushinwa w'umucuruzi kumbe ni umushinwa w'umuhanga ahubwo mu bya tekinoloji fasha gutya ratagwereke president ari hano yatanze itegeko saa atagomba kuvugana na president w'amajyepfo kureba ibikoresho byabo byapfuye babirashemo uzana ibindi sha bazana ibindi bazanye sasa ibikoresho bya ya company bari bahanganye yitwa MTM mbega ni nko kubona telefone wenda ya MTN harimo sim card y'indi company ibintu nk'ibyo nyine bararubatanye gukoresha ibikoresho by'indi company bari bahanganye iminara yose iri ku mupaka w'amajyepfo muyirimbure mwana zano ni umuhanga cyane mu minota mike cyane telefone azishyiraho hatari ubu mwaganira nta kibazo zana hano wakikora iki ahamagara president yumve nimba imirongo iri gucamo hello Fatima bite Fatima please inform the president that everything goes well here ndagira ngo ubwire president ko ibintu biri kugenda neza hano mirongo imeze neza mo it's not getting to the south ati nahamagara mu gihugu ariko guhamagara amajyepfo ntibishoboka akenera guhamagara mu majyepfo turi mu majyepfo bategereje telefone let's just fight with them General, it must be below for sure. ibi ni president Baroro wabikoze tugomba guhorera tago wacu toganako aho mu majyepfo mu gihe president w'amajyaruguru tarabahamagara ngo ababwira ati singiweshe president wanyu ndarengana baramwataka intambara iraba niyo mpamvu bagomba kuba barestoringa iyi minara n'itumanaho bakababasha kuvugana We're getting no signals from them. nta sigino twabona Might be damaged. kuko ibyakira sinyari byarangiye biri hasi I need someone go with me. nyene muntu twajyana Give it the receivers without her fingerprint ID. ngo bakeneye n'uyu mugore ufite fingerprint I'm happy to do what I can. nanjye ndabakora uko nshoboye mfashe iki gihugu I have to say anything whatever you did wrong I will umva nitaye ku byaha wakoze ubwo wari wambaye amapingu ndagusabira imbabazi president It was only milk in the... je naguze amata nta mbabazi nkeneye za president wanjye bambeshyiraga I have only one request. ahubwo president umunsabira iminara nimara kuyikora I hope you would consider canceling gahunda yari hari putting it in a month. muyigize inyuma yo gutsindira amasoko muyigira ukwezi nabonye ibindi bikoresho According to today's task, ukurikije ibyagaragaye DH mufite ihagaze sasa uyikureba neza nafande abona idarapo ry'Ubushinwa yabonye idarapo ry'Ubushinwa mwirasa sha mwirasa dore niba abahungu bajye batwubakira imihanda mwirasa riga abashinwa buriya nta kibi abanyafrika nta kibazo tugirana n'abashinwa yizira baje muri business kwiyubakira imihanda nta
ibintu ushaka shyira imibare ushaka yose buri muntu gusigira ashaka kubwira ati wandika ayo ushaka ujye umenye ko konti yayizeye nanjye nshobora gusinyira sheke sinkire umubare w'amafaranga uri bubikuze ukayiyusuriza kuko mba nzi ko kubera inzara yawe uravuga ati ubu se ndenze miliyoni 5 buri arazifite mba nabibaza kugera hano batatswe barashaka kwadeza umwana icyo batazi kode umwana yazirimbuye baterura agakapu ke bagatware kumbe kode yazirimbuye inde kuri igikapu box nababinjiranye ziriya kode z'umwana yakoresha barazishaka ahuza ibihugu byombi bikaganira byatuma kampani yabo igaragara nka kampani ishoboye no terura depoza akagabano box yirabura umusaza ariko yavukiye mu ntambara no baracyazirimo sasu nta muntu ujya uyisakuza imbere kirazira no fire sasu ni menshi hako nino oya muze yararashwe Sheikh Said we ni sheikh ariko ni umusinzi shawo Sheikh Said Sheikh Said wipfa muze Canisius DC nuko ibyo byagenze Canisius DJ Canisius w'irusizi yarashwa aryo uyu mushena yitaga Sharika ari umusinzi burana Canisius rero w'irusizi uri gukorera muri gare hariya nawe nubwo ababeshya ngarakijwe ariko anywa akantu usanga ari kumwera kanyanga muri teremusi ngo batabibona abantu baterana nawe ariko filime z'ubwenge bazifite mujye mumugana filime z'ubwenge bazifite zo ndabizi kumbure watatse nta wundi Che Katorore Oh fuck. Che igipesu cye yagitaye 欧洲起诉我们了， MTM nguri gukora mu Burayi 也有一些客户向我们提出索赔。 abashinwa byabacanze barakora iki Worry about DH showing their source code to the court. They'd go bankrupt before they could win the lawsuit. Nugira ikibazo DH n'ubundi batsinzwe mbere yuko bajya no mu rukiko kuturiga ngo bagaragaze ibyabo Be the end of the Western telecom industry as we know it. 董事长，人家让我转告您和董事会，要想力挽危局。 yajana tugiye ko akanama kayoboye muteranye mwabasha kuba mwakemura iki kibazo afite nawe uburyo yabikemuramo DH se yabasha gute kwikura muri kino kibazo twayishyizemo sore kumutega kumbe sore bari kumushaka ntagomba kujya kuko niwe uza amabanga na kode byakoreshejwe bishobora kuba byaraburiza MTM bikagaragara ko tekinoloji yabiciriritse Hey boss, nobody's here. boss musore nawe urimo hano DH headquarters hasn't seen Yenjen's proposal yet, so RDH ku cyiciro gikuru nago barabona ibyo ya Gianni yabasabye don't forget. rero mushake ya Gianni mu mwice mbere yuko atujyana mu rukiko akagaragaza kode umusore yatembereye ubutayu bwose n'amazi amushiriraho ubutayu burakatsindwa ariko simvuga bumwe bw'aba barokore bajya babeshya ngo Rocky ngo ngengiye mu butayu nta butayu buba muri East Africa nta butayu buba muri munsi mu bitari haruguru mu majyaruguru mu majyepfo ya Afrika nta butayu buhaba avuga atari kuyu muntu ubeshya koko ngo yagiye mu butayu mu Rwanda buba hehe umurokora bimbwiye ndavuga ati koko ni angize injiji cyangwa niwe njiji ngo Rocky ngo naraye mu butayu maze iminsi 3 heze mu Rwanda heze kanyarira ni mu ishyamba ntago ari mu butayu ndavuga ati iki ni ikibazo umuntu utazi gutandukanya ishyamba n'ubutayu nukuri nani mu kivuga ngo ugiye mu butayu nta butayu uba mu Rwanda ububeshya abantu nawe ubwayo wibeshya tubivuga uko biri ku cyundi muvuga ibintu uko bitari uvuga ati ngiye kurara mu ishyamba rya kanyarira nanjye ngiye gusengerayo cyari rya Kadeshi kasugiye mu butayu uti ya bintu rero nabyo byaye mwabahungu uziko buriya no kubeshya wikinira ari icyaha gute se witiranye wita amazina ibintu uko bitari nta butayu bubaho mu Rwanda no muri East Africa ntaho buri ariko wabona disi buriya mwari mutabizi hari umuntu wabeshye ngo yicaye mu ishyamba uri mu butayu I need your help. nyene ubufasha bwawe Lauda nyene ubufasha bwawe tugaruke hano araho bari kubaka uyu nguyu nyuma yo gutanurwa yagizwe umucakara ni kaba What are you trying to do? urukora ibiki shakunyica Shut up. fongo Get back to work. fongo umuntu usubire mu kazi wakikurikiwe ari waje kumurana ni Michael Kaba You're lucky to be alive, but naona kiri muzima staying such a shithole, ariko nugumana uraza gupfa you will die.
uraza gucaho pe Or later. vuba se cyangwa bitinze urapfa Let's get out of here. vaye mujyane ngukure muri kano kazi kabi k'ubuyede. Mr. Duchamp, I don't want to recover the land of my tribe anymore. ntabwo nshaka kurwanira ubutaka bw'ubwoko bwanjye, ntabwo mbukeneye, nabonye ibintu bitoroshye. You don't want to rebuild your tribes through war. I understand. ndabyumva niba udashaka kurwanira abantu bawe, I don't think you want your people to be harmless like ariko sinyega ko ubwoko bwawe ushaka kuba mu muhanda bukabura akazi. money. ntabwo amafaranga menshi yatuma ugira aho utuza ubwoko bwawe, Of land. ukabashakira ubutaka bugari. There. You can give them the whole. ubwoko bwawe wabushakira imuhira ukabaho ubuzima bwiza. kumbe hakurino hari ubwato y'amato manini, hari uwazanye agatike ke, tanga itike arebe ko yava muri Afurika. arabona abashaka kubamwicira ari benshi kubera ubwenge azi. buriya ugiye kugira abanzi ntabwo ari uganga abanzi bakuziza ko ubanga, oya abanzi benshi ubundi bakuziza icyo ushoboye bo badashoboye. kingurano mutumyeho kaba baramwinjirana. icyo ufite mu mutwe turagishaka wa mwana we, turagushakaho ubwenge. umwana ni umuhanga baramushaka. This is the encrypted email you sent to Zenming. iyi ni email ikomeye cyane ifungishijwe ubwo buryo bw'ibanga. About opening. ifungura byatunaniye, yifungure, shyiramo za kode zanyu twikorera akazi. They know. nibyanga I don't want to kill you. ntabwo ushaka kukwica, Just want money. genda ndishakira amafaranga waretse nkareka kukwica, sinkwice. See it now. tangira nonaha, shyiramo ibyo ushyiramo. mwana aza gushyiramo kode, shyiramo shyiramo password. This is not competition. ati si gutya business ko rw'intaga ari competition. buriya muri business yo muri guhangana ugasanga nimba umuntu acuruza ibintu wishaka kubizanamo intambara, oya cyangwa amarozi, oya kora ibirenze ibye, ushyire ibiciro byiza, niyo bita competition yemewe na leta ndetse n'amategeko y'ubucuruzi mpuzamahanga. rega iby'ubucuruzi ndabizi cyane. This is robbery. ubu ni ubujura. nka kampani y'itumanaho ntabwo ugomba kuza ngo ushyire imbunda kuri mugenzi wawe ngo duhe amabanga mukoresha. kora amabanga yawe arenza yabo twemere. niyo competition nziza. Yeah, belong to the West. Afurika ni y'ibihugu by'uburengerazuba za Amerika no hakurya n'Uburayi. ati Afurika ni y'uburengerazuba twarayigaruriye. We brought modern civilization here. ntago ari y'abanya, ni twebwe twazanye civilization cyangwa n'iterambere ryose muri Afurika, twe abanyaburayi. Present and future belongs. aho uyu munsi n'ahazaza Afurika ni ahacu. You're not welcome here. China. rero abashinwa ntabwo tubashaka muri Afurika. Afurika ni imbuga yacu, ni isahane yacu turiramo. abashinwa abacuruzi ntitubakeneye inaha. ndagira ngo mve amagambo. abaginga rero bazi ko badufatishije kuko hano ari ku isambu ya base we, kandi hano ni muri Afurika. Salesman. wagashinwe kagacuruzi. Slave trade, part of your civilization. none se mwabazungu mwe no gufata abantu mukabagira abacakara nabyo biri mu byo mucuruza, biri mu iterambere mwazanye. Exploiting war and hunger, part of your democracy. no kuba mwakwirakwiza demokarasi yanyu mwifashije kwicisha abanyafurika inzara nabyo biri. abazungu bafite ukuntu babicisha inzara bakabategera ngo turabaha ibiryo kugira ngo babakolonize. ese nabyo biri muri demokarasi yanyu kwicisha abanyafurika inzara. Fleet from China reached the shores of Africa hundreds of years ago. ati inkombe ndetse zo muri Afurika bashinwa natwe, Friendship. ariko twabashinwa icyo twazanye muri Afurika ni amahoro n'ubworoherane. For a single person, either. cakara oya, twe twazanywe n'amahoro no gufasha abantu n'iterambere n'ubushuti. ntabwo tumeze nk'abazungu muza mukoloniza. kode zijya n'ahacu. You're not welcome here. China. rero abashinwa ntabwo tubashaka muri Afurika. Afurika ni imbuga yacu, ni isahane yacu turiramo. abashinwa abacuruzi ntitubakeneye inaha. ndagira ngo mve amagambo. abaginga rero bazi ko badufatishije kuko hano ari ku isambu ya base we, kandi hano ni muri Afurika. Salesman. wagashinwe kagacuruzi. Slave trade, part of your civilization. none se mwabazungu mwe no gufata abantu mukabagira abacakara nabyo biri mu byo mucuruza, biri mu iterambere mwazanye. Exploiting war and hunger, part of your democracy. no kuba mwakwirakwiza demokarasi yanyu mwifashije kwicisha abanyafurika inzara nabyo biri. abazungu bafite ukuntu babicisha inzara bakabategera ngo turabaha ibiryo kugira ngo babakolonize. ese nabyo biri muri demokarasi yanyu kwicisha abanyafurika inzara. Fleet from China reached the shores of Africa hundreds of years ago. ati inkombe ndetse zo muri Afurika bashinwa natwe twazigezeho kera ndetse na mbere yanyu. Friendship. ariko twabashinwa icyo twazanye muri Afurika ni amahoro n'ubworoherane. For a single person, either. twebwe abashinwa tuza muri Afurika ntabwo twigeze tuza nk'abazungu. nta muntu n'umwe twigeze twica cyangwa tumugire umucakara, oya twe twazanywe n'amahoro no gufasha abantu n'iterambere n'ubushuti. ntabwo tumeze nk'abazungu muza mukoloniza.
kode zijya uvuze speech nziza sha ariko se ibyo ugira ngo tubyica tutabizi ugira ngo ni ibintu bitugwirira yarakiburira ikizungu kigiye kubyica byose ati tubikora tubizi wa mwana ariko waruvuze neza ariko sigira ngo tubikora tutabizi tumeze nk'abanywa ibitabi barimo handitseho ngo ririca hey DJ kuramo pulse ariko nawe utazaneza abakiriya nta soni kuramo arafata kiravugira vuba igihugu kimwe cyangwa se abantu bamwe bavuga ati 3G ninjye wayivumbuye ndagumana kode noneho ngenda nyigurisha ari njye uyigurisha gusa umusore abona ibyo bintu bishobora kuzajya bituma abantu bicana baza guhiga dufite kode kugira ngo babyitirire aravuga ati noneho iza kode ngiye kuzirekura ibihugu byose iyo bigira ubushobozi bumwe kuri icyo kintu apana bamwe bumve ngo nitwe twavumbuye aka kantu nitwe turenzo ya bose bibagereho 3G namwe muri kuyikoresha aho mwicaye